Hello friends, muri iyi video ngiye kubereka ese izi video mbagezeho ni gute nzikora. Ndakwereka application nkoresha, fata amashusho hanyuma nkwereke n'uburyo nyikoresha. Akantu kose kari muri iyo application ndakakwereka icyo gasobanuye n'icyo gakora. Ndakwereka utu tumenyetso twose nkoresha aho ntukura, hanyuma nawe kuva uyu munsi utangira ubyaza umusaruro telefone yawe, tureke kurarikira imashini cyane cyane bamwe tutanabifitiye ubushobozi. Telefone yawe yagutunga nkuko twabivuze, ahubwo icyo usabwa ni ukwiga uko ikora. Iyi application uko ubona iyi video irakeye. Nawe rero tugiye kureba ngo ese wakoresha gute iyi application ugakora ama video nk'aya ngaya. Twatangiye. Nkuko ubibona iyi application ni iyi ngiyi yitwa Xrecorder. Xrecorder niyo nkoresha nkakwereka ibintu bitandukanye, nkakaba nashobora gufata amashusho n'amajwi byose nkabikorera rimwe. Iyi application niyo nkoresha. Kugira ngo uyibone rero ku muntu dutangiranye, uraza ujya hano kuri Play Store, hano kuri Play Store cyangwa se App Store iyo ukoresha, hanyuma wandikeho Xrecorder. Gutya iyi application niyo nkoresha mu mavideo yanjye. Mu kuyafata dore ni iyi ngiyi niyo nkoresha. Akantu kose kari hano ndakakwereka ese nyikoresha gute, ese akantu kose nkwereka gakora gate. Okay, Xrecorder urayidownloadinga, nimara kuyidownloadinga urangize ijye muri telefone yawe ukande kuri open. Nurangiza urayikandaho uyifungure. Okay, gutya uyifungure. Rero tugiye gutangira kuyisettinga kugira ngo ize gushobora kugufatira video zawe neza. Ikintu rero ukora ukanda hano hirya, hano handitse ku kantu ka setting, aka kantu gutya ukagakandaho. Hano rero uba winjiye muri setting y'iyi application yitwa Xrecorder. Ngiyewe niyo nkoresha video zanjye za buri munsi. Nukuvuga rero icyo uhita ukora, uraza bwa mbere ukabanza hano ukagira gute, ugakanda hano handitse audio. Nukuvuga ngo iyi ni nuzi gufasha gufata amajwi, ukongera volume gutya kugira ngo ijye ishobora gufata amajwi igeze nyine ku rugero ruhagije, ukayongera ukayigeza ku 100. Waba utaratangira gufata video ushobora no kuyigeza kuri 200 ku 100 nta kibazo. Hanyuma ushobora kuvivura hano handitse noise reduction, ukagabanya iki amajwi yo ku ruhande. Ikindi cya kabiri rero uhita wimuka ukaza hano handitse video setting. Hano rero iyo hakanze urabona ko kubera ndiwe nyikoresha hari ntuze zimwe na zimwe zitari bukore, ariko hano ni ufatira resolution ya ntuze ya video yawe cyangwa se capacity ya video yawe. Urabona ko hari 720, habamo 1180 n'izindi. Uhitamo video ushaka gukora icyo capacity yabifite. Hanyuma rero ukaza hano kuri save gutya, naho iyo hakanze uhitamo ese video ufashe izajya ijya kuyihe application, kuyihe folder kuri storage ya telefone yawe. Noneho hano bahita bagusobanurira bakakubwira ngo video segment size. Nuvuga ngo iyi application ishobora kugufatira video nibura zigeze kuri gigabyte 2 itari rikupa. Okay, noneho ukuvuga ngo ushobora gufata video igera kuri gigabyte 2 itari ikupa. Nukuvuga ngo rero hano turacyari gusettinga video ya nambe application yacu, hanyuma ndaje nkwereke ngo gutangira video bigenda bite. Hanyuma rero urabona hano repair system UI crash. Nukuvuga ngo hano iyo ufunguye iyi permission, igihe habaye interruption video yawe ikikupa, iyo ugarutse uyikora repair nta gutangira bushyashya, akanakugomba kugafungura. None avoid abnormal stop. Nukuvuga ngo hano nanone ugomba kwasetika kugira ngo wirinde ikintu cyose, nimba umuntu aguhamagaye video yawe idahita yangirika, nimba telefone yawe izimye muri screen telefone yawe itahita yangirika. Hanyuma recording mode ugomba guhitamo normal mode. Noneho countdown before start. Ugomba gusettinga ya masegonda 3 nibura kugira ngo igihe utangiye gufata video ayo masegonda 3 yibare 3, 2, 1 kugira ngo ugire gute uze kuza
gutangira witeguye, ureke guhita ukandaho ngo iyo ukanze kuri off, iyo ukanze start uhita utangira utaritegura. Amasegonda 3 aba ariho yibara ukayabona, nabyo turaje tubirebe uburyo bikora, 5 10 ku buryo witegura. Hanyuma rero pop up window after taking screenshot, ni ukuvuga ngo hano turaza gufungura turengo none nimba ifashe screenshot hano ibishobora kuba yagaragara hejuru yanuze. Hanyuma hide recording saved window, no kuvuga kano kantu yugafunguye ni pro karishyurwa, akangaka nta kibazo urakiyorera. Hide floating bar during recording, no kuvuga ngo kakanu yugafunguye hano hejuru ahangaha aka kantu kaba kari kugaragara ko uri ku recordinga screen. Hanyuma shake phone to stop recording, uyu vivuye hano gutya ukaza kuzunguza telefone yawe tayari niyo byaba ari impanuka video yawe hita yikupa igahagarara, ariko ugomba kukareka kameze gutya. Keep recording when screen is off, kano kantu nanone iyo gafunguye gutya niyo uri ku recording screen ikazima ikomeza ibifata telefone yawe ugakomeza ufata n'ibyo bintu byazimye, nubishaka uragafungura cyangwa ntugafungure. Noneho rero ujya ureba rimwe na rimwe iyo nkoze video hariho kamera muri kundeba, nta handi mbifungurira, ni hano handitse kuri tools. Iyo nje nkakanda hano kuri kamera gutya, nkakandaho gutya, muhita mutangira kureba ishusho yanjye, nkababwira muriho mundeba nka gutya. Hanyuma nashaka kuyikuraho nkongera nkakanda kuri kamera gutya, tayari amashusho akavaho. Hanyuma ubwo twakomeje iyo ushaka rero kugira gufungura kugira ngo uze kuvuga abantu bakureba, ujya muri setting ugahita uzano ugakanda kuri kamera abantu bakakureba. Okay, ubwo kamera nayo ubonye ukuntu yifungura. Hanyuma rero iyo ushaka gufata screenshot, nko gufata screenshot y'ibi bintu ushobora guhita nkanda kuri screenshot gutya, tayari nkahita nyifata. Hanyuma ubwo ninza gukanda kuri aka kantu ka kamera tayari ndaba mfashe screenshot y'iyi video. Aka kantu ka kamera niko kayifata aka, reka nkakandeho urebe gutya, tayari umfashe screenshot. Okay, twakomeje rero. Noneho aka kantu kubona nkanda aka kantu kakazana aka kantu mubona kari gutembera hano, ni aka kantu bita brush gutya. Aka kantu ningakandaho gutya iriya brush light iriya kari akantu karahita kagenda, nongera nkagafungura gutya. Aka kantu niko rero gahita kazana aka kantu, none aka kantu akaba ariko uhitamo kuba wakwerekanisha ga fresh ugakanzeho, cyangwa ukerekana ka zero gutya, cyangwa se ukerekana ka angle gutya, cyangwa se ukerekana ukoresheje akarongo wiciriye, cyangwa se ugasiba ukerekana ibintu ugize nka gutya, cyangwa se ukerekana ufashe kamera, cyangwa se ugasubira inyuma ugasiba ibyo ushaka. Aka ka brush ugakanzeho nibwo kari akantu kaga pop up kaza ukagira gute ugakora icyo ushaka. Umuntu rero wambajije ngo ni gute mberekesha tuno du fresh, ndakeka ubibonye, uraza ugakanda hano kuri brush gutya, hanyuma aka kantu kakaza ukagakandaho ugahita uhitamo aga fresh ukereka abantu, cyangwa se ugakoresha akantu ushaka. Ubwo icyambere kirasubijwe. Hanyuma rero tugiye hano handitse short touch iyo hakanze gutya uhita winjira muri setting ya telefone ugafungura short touch. Biba muri developer option, nayo nzayibereka uburyo uyifungura, ni uburyo uza gukanda ku kintu bikagaragara ko gikanzeho. Hanyuma rero tugiye kuri aka kantu kitwa customize floating bar. Aka kantu iyo gakanzeho gutya nawe kafunguka kubera ndi kubikoresha, ariko ni uburyo bwo gukontorora aka kantu gafatirwaho amajwi. Noneho rero urabona ko turi cyari muri setting ya video yambe iyi app kugira ngo ize gukora neza. Okay, tugiye kuri recording, region recording, ni ukuvuga ngo urafata ni hehe ushaka gufata amashusho. Ahangaha utari kuyikoresha uhitamo igice cya telefone ushaka gukoresha ufata amashusho, ukoresha region recording. Hanyuma time recording ni ukuvuga ushobora gusetting igihe nanone ntarengwa cyo ku recordinga. Voice changer ugomba kuba uyifunze kugira ngo amajwi ntagahindagurike mu gihe uri kugira gute uri gufata amajwi. Hanyuma trash rero ugomba kuba uyifunguye kugira ngo nucika ugasiba video wafashe ihita ijya muri dustbin, kugira ngo cyangwa se muri recycle bin, ku buryo iyo video yibika amasaha agera kuri 28 waze kwikenera ukayigarura. Noneho create shortcut, nabwo ushobora creatinga shortcut. Hanyuma
create language cyangwa se language ihitamo ururimi ishaka gukoresha. Hanyuma ubundi ibyo nibyo by'ingenzi. Noneho nyuma yo kureba ibintu by'ingenzi bya setting y'iyi app, tugiye kureba noneho ngo ngewe nyikoresha gute. Okay, turakora back nk'uko uyibona iyi application, noneho tuyifungure nk'ibisanzwe. Ikintu uhita ukora, reka ifunguke, ukanda hano handitse start record. Urugero urabona aka kantu ndi kukwereka, nitugakandaho gutya urabonaho utuntu dutatu. Utu tuntu dutatu aka ngaka kariho uturongo tubiri duhagaze kerekana start. Iyo ugiye gutangira kaba gafite ibuto ritukura rifatanye, watangira hakahita hazaho udukoni tubiri. Hanyuma iyi buto ya mpande enye igakurikira ivuga stop cyangwa se finish, ni ukuvuga unyikanzeho iyi video yaba irangiye. Hanyuma rero iyo ushaka ka kantu ko kwerekana amerekezo cyangwa se ibintu, ukanda kuri aka kantu, ari nako gahita kaza gutya. Okay, dukomeze. Turi muri ya gahunda yo kureba noneho ngo nge iyi application nyikoresha gute. Noneho aka kari munsi yako ni setting. Aka kantu iyo ugakanzeho gutya, aka kantu gahera munsi niko kakwereka fata screenshot, ishyiraho kamera gutya, cyangwa se gira gute, reka dukomeze, cyangwa se shyiraho brush. Ushobora nanone gusetingiramo amajwi, ushobora gusetingiramo orientation niba ushaka guhengeka screen nkayikora itambitse, ibyo nabyo irabikora, cyangwa se nkahindura ijwi, cyangwa se nka customizinga icyo bita floating. Okay, ubwo turebye ngo noneho ngewe mbikora gute. Iyi application mbibutsa neza ko ifite n'icyo bita edit. Iyo umaze gufata video rero, iyo umaze gufata video warekodinze, iyo umaze gufata video ntari bukoresha CapCut iyi ngiyi, iyo ntari bukoresha CapCut nkoresha iyi ngiyi nayo nkayeditingisha. Ku muntu utazi gukoresha CapCut ni n'amahirwe, ushobora guhita ufata iyi video ugahita uyeditingiramo hano muri iyi video, kuko nayo ireditinga. Icyo ukora rero ni iki, uraza ugakanda kuri aka kantu kaga fresh, aka kantu k'agakaramu kari hano gutya, aka kantu k'agakaramu. Hanyuma uyu ugakanzeho gutya, uhita uhitamo uti ese ngiye kweditinga video, amafoto, guhuza amavideo, kugabanya size yanuze, capacity ya video, kudownloadinga, ibyo nakoze cyangwa se nibiki, uhitamo icyo ushaka. Iyo umaze rero kuvuga uti ngiye kweditinga video, uhita ukanda kuri video gutya, ugakanda create new project gutya, hanyuma ukaza wenda urugero ugahitamo iyi video gutya. Uhitamo video gutya, ugahita ukanda kuri akantu kaga fresh aka gutya, nimba ari uhisemo kweditingisha. Hanyuma ubu yine CapCut wenda kubera waba utaramenya kuyeditingisha, urugero ugiye kweditingisha iyi app wafatishije screen record. Okay, hanyuma ikintu ukora, video yawe urayibona iri kwikina ikagenda, hanyuma ushobora kuza ukayicroppinga, ukanze hano kuri crop gutya, hano kuri crop ukayicropping, ugakuramo ibintu bitari ngombwa. Urugero niba ushaka ko ibi byo munsi bivamo, ukayicroppinga gutya, wanze ugakanda kuri aka kavi, tayari video yawe biriya bintu bikavaho. Hanyuma ushobora kuyongerera volume, ukakongera volume hano ukayuzuza, cyangwa se ukongeramo music gutya ukanze kuri music, cyangwa se ukongera speed yayo, ushobora kwandikamo amagambo ukanze kuri text, ukandika ibyo ushaka ukabishyiramo, hanyuma ukabigeza ahantu ushaka. Hanyuma ushobora kuza nanone ukagira gute, ukongera speed ya video yawe, ugakanda no kuri speed, ukongera speed ukuntu video iri bwihute, hanyuma ugashyiramo stickers gutya. Akantu kose hano karakora iyi app yeditinga neza cyane. Cyangwa se ugakanda ugafilteringa, ugashyiraho ratio. Aha hano naho hitondere kuri ratio niho uhitiramo iyi video ni ya TikTok, ugahita uhitamo 9:16. aha ngaha nimba ari ya TikTok ugiye gukora, nimba ari ya YouTube ukaza ugahitamo hano 16:9 kuko YouTube niyo ikoresha. Hanyuma
wamara guhitamo ntuze ushaka resolution ushaka cyangwa se ratio, ushobora guhitamo background ukakora copy, ugakora rotate. Video yawe ushobora kuyihindukiza ukayirebesha aho ushaka ukoresheje iyi app. Nizere ko turi kujyana. Noneho tugiye, uyu kanze hano handitse precut gutya, hano ushobora guhita winjira noneho mu kuba iyi video wayigabanya uburebure cyangwa se ukayicamo kabiri, ukoresha trim cyangwa cut cyangwa split, ukoresha icyo ushaka. Hanyuma ibi nabyo iyo ubisoje rero, umaze gusoza ushobora guhindura. Noneho hari umuntu wambaje nanone ngo aka kantu kakarango kanuze ki application ugakuraho gute. Aka kantu kugakuraho kugira ngo katakuraburiza, uraza ukagakandaho gutya. Hanyuma ushobora gukoresha amafaranga yawe ukagira gute kugira ngo kaveho, ariko ku join X as pro cyangwa se ukagakuraho ukoresheje free unlock, ukagakuraho gutya. Kugira ngo gakureho ukanda hano free unlock, ukareba publicité iriho, ad iriho yirangiye, bahita bagakuraho. Reka tubikore turebe. Okay, urategerezaho aka ka ad kaze ki playing gutya, ugategereza amasegonda 25. Okay, hanyuma iyo umaze kugategereza kakarangira, iyi app ihita iguha uburenganzira bwo kuyikoresha kara kamarango kayo katariho. Okay, yo birangiye gutya, reka karangira aka kantu, urahita ureba icyo bita umusaruro. Okay, tayari kavuyeho. Urabibona ko video yacu iyo publicity irangiye akanuze kaba kamaze kuvaho tayari. Urabona kaka X recorder nta kariho. Hanyuma rero ibi byose ubirangije, uravuga utse video nakoze iri mu yihe capacity, ifite yihe capacity? Ese ifite 720, mbibutsa ko 720 nta kitwaye ibisa neza, cyangwa se washaka gukoresha karite irenze ugakoresha 1080 gutya. Hanyuma ushobora gukoresha izi ntuze ebyiri kuko zigira karite nziza, iyi 720 cyangwa se 1800. Iyo ushatse kuza muri ibi ngibi uba uri kugabanya karite ya video yawe. Hanyuma iyo umaze kubisoza byose ibi ngibi, uraza ukavuga uti rero video yanjye irarangiye, nayifashe nayeditinze, hanyuma ngiye kuyisevinga. Ukaza ugakanda ahangaha kuri save. Iyo hakanze rero gutya, tayari video yawe ihita itangira kuba exported. Urabona ko binihuta cyane. Okay, iki exportinga yarangira ukaba wayaploadinga kuri YouTube cyangwa kuri TikTok bitewe nawe ushaka. Social media zawe zose ukauploadingamo video yawe. Guys, ni gutya video ni gutya mfata amashusho, ni gutya nshobora kweditinga nkoresheje X recorder, ni na gutya ngira gute mbikora. Hanyuma rero nimba uri mushyashya kuri iyi channel, kanda subscribe. Mwabonye ko nigeze mbyitaho kubibibutsa cyane, ariko nimba iyi video igufashe, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video zose. Bye bye, ndabakunda.